ntabwo nzi ko aricyo ugiye kuvuga nzi ko wenda ari ibiganiro bindi tugiye kuvuga ariko ntabwo ari ibyo kuvuga how you love me kuko love language ya papa Liam ntabwo ari kuvuga ntabwo ngomba kureba kuri kamera kurira ntabwo ari ikibazo so ujye uvuga ngo mureke barire but not you ariko bayari ntabwo yigeze yumva ngo yohereze umuriro ariko fire preach baby Eliya yasutsemo amazi aratembe kugira ngo abantu batavuga ngo hari umuriro bashize munsi mu gupima imbaraga z'Imana Imana ya nyayo so iyo mana ya Eliya niyo dusenga Imana itegeka Imana iyobora. Hello everybody, yeah. Welcome to JD family. We are back again. Turagarutse none twari tubakumbuye cyane. Umva, as you know, nitwa Jose and he is MD himself. We are the JD family. Dufite abana babiri. Oh my god. Wewe turi tufite umwana umwe. Twari batatu ariko bisi yagiye mu mwana wa kane. Hari mu hagiye umuntu wa kane. So muri bisi hagiye mu mwana wa kabiri. Yes. Kabiri akaba ari umuntu wa kane muri bisi. Oh yeah. So nk'umu driver wa bisi yacu nanjye nk'umukonvayeri wowe niwe wakira binjira nabo bakiriye kabisa barangizukana basohora. So we are back again tubakumbuye n'abana barabasuhuza cyane. Liam muzi mwese abatamuzi mujye muri video zacu zashize muraza kumubona zabanje. Twari tubakumbuye cyane rero twagarutse na video nziza cyane. Narababwiye ngo muzatugaye gutinda ariko nimuzatugaye my god uyu munsi none ikiganiro cyaryoshye. Ikiganiro kiraryoshye tumeze neza cyane kubera ko dufite ibyishimo. Actually you don't know what I'm facing. Ndumubirenge n'umutirenge nukubera Imana so byose nukubera Imana dufite ibyishimo tumaze dukumburanye nayo mpamvu uyu munsi tugarutse tugomba kugaruka dufite challenge itandukanye izindi vibe kuko ibise ntabwo byari byoroshye. So twababwiye yuko by the way twitwa JD family. Ni famille ifite amateka, ni famille ifite ubuhamya, ni famille ifite igendera ku mahame yo gufashanya Yesu Kristo. Ni famille igendera ku mahame yo gufashanya. Ni famille yubakiye ku musingi w'umwami Yesu Kristo. Kandi tukaba twaragize amahirwe ndetse n'umugisha. Dufite ubuhamya burebure cyane guhera ku mwana wa mbere hakazaho n'uwa kabiri wavutse hashize amezi 3. Ntabwo twaje kuri kamera ngo tubivuge ariko tubifitiye gahunda yo kuzana tukabaha ubuhamya. So uyu munsi rero nka JD family host wanje ni baby it's me. Good topic. So twe tubakumbuye nk'uko twabibabwiye ariko turagarutse nanone turiyakiriye namwe turabakiriye rero dusuje abantu bose badukunda kandi dusabiye n'abatwanga kugira bazadukunde ariko ntabahari. Do we have here na mbere utari bakora subscribe kuri JD family Rwanda. Kora subscribe urebe video zabanje uko twabyara umwana wa mbere urugendo mbese kugeza n'ubu ngubu 2026. Ubu twabanye 2022. Yes, muri covid. Okay. Covid yari mu 2020. Yego 2020 uvuze na 22 na 20. Guys yavuze ngo 2020 nibwo twabanye hashize imyaka 6. Urumva n'urugendo. Okay. Hashize imyaka 6. Turi muri 2026. Turumva n'urugendo. Muri urwo rugendo rero urabona turacyafite akamwenyu. Turacyamwenyura turacyaseka. Impamvu yabyo ni ukubera Imana.
ni ukubera Imana ni ukuri. Rero turabasabye kugira ngo dukomeze tugendane, mukore subscribe kugira ngo natwe tugere courage mbese yo kubaha n'izindi video nyinshi cyane. Rero famiye yacu tugendera ku ijambo ryo gufashanya kugira ngo umugore n'umugabo bafashanye mu rugo. Umugore nazigiye yumva ngo umugabo wenda arahari araryamye, rero ntabwo ari byo. Rero umugabo agomba gufasha umugore n'umugore agafasha umugabo mu rugo n'ahandi hariho hose. Reka mbanze abagabo bagenzi banjye, kuba witwa umugabo mu rugo ntabwo bivuze ngo ube intare mu rugo. Intare ni umwami w'ishyamba. Umugabo yego ni umwami w'urugo, ariko nta mugara ufite. Kandi niba bavuga ngo umugabo ni umutwe, ntabwo umutwe wakora nta josi bibaho. Bivuze ngo rero kuba ufite umugara ni uko witwa umuntu. Ugomba kuba umwami w'urugo kandi ukagendera ku mahame y'abashyingiranywe ndetse na famiye muri rusange. Waruvuze ngo rero kuba udafite umugara ntibivuze ngo wigire umuntu wadange. Kuba ufite umugara ni iki? Nta mugara dufite. Umugara ni bya byoya like my hair. Oya, iyo ni umusatsi. Umugara ni nk'umusatsi ariko ni ibyoya biba biri ku ntare. Urabona intare ku imeze y'ingabo nk'intore z'u Rwanda. Ego, that's umugara. Guca umugara umugabo ariko nta migara dufite. Bivuga ngo tugomba kwitwara neza mu rugo, tukabana neza n'uwo twashakanye ndetse n'abantu bose. Izi ni inshingano. Murakoze cyane my baby. Twinjire sasa. Yes, ni wowe ubwo nabakiriye. Ni cyo kindi guys, muko mabwire ryambaye uyu mugabo tukubundi turapanga topic turavuga, ariko uyu munsi yambwiye ngo ndayikubwira kuri kamera. I'm like, what? I have to be prepared. You can't just catch me like that. I don't understand. No, kumbwira ngo twinjize. I don't know what to do. I don't know the topic. Guys, can you feel me? Okay. Ntabwo ndi kumva topic yambwiye. Reka mubwire icyo namuteganyirije. Wandeganyirije? Namuteganyirije. Kuri topic. Mana yanjye kuntungura, ariko don't do that again. Agomba kugutungura. Ntabwo ari ko ni ibintu tutateguye. Hari abantu benshi bavuga ngo abantu baba babanje gutegura. Mwakoze impande zose, research impande zose. Iki ni ikiganiro kitasabwe gutegura. Gusa njyewe ku giti cyanjye narabiteguye. Ubundi nka JD family turicara tugapanga tukavuga ati tuzakora gutya na gutya. Yaba ari pranka nkamenya ko ndi bumutungure. Yaba ari ibintu bisanzwe nkamenya ko turi bukicara tukabitegura. So uyu munsi wa none rero mbere na mbere mbanje gusaba ubwiza bw'Imana. Ndetse no gushima Imana kuba twitwa JD family. Twabanye 2020 tubana muri covid. Tubana ibintu bimeze nabi. Ibintu bikomeye. It wasn't easy. Hari habaye ko series ko tugiye kubana nako yishimye. Ntabwo isi yishimye. Niyo mpamvu habaye ibintu byinshi. Ntabwo yishimira ibintu byiza bizaba. Ariko yaratsinzwe. Ariko ibyo byose topic yanjye ishingiye ku ijambo twabwirwaga. Tukimara kubana baratubwiraga ngo ntabwo tuzamara. Is it 2 months? 2 years? 2 years? Ntabwo tuzamara amezi 3. Mbere na mbere bavandimwe, kuba twitwa JD family nuko harimo Jocelyn, hakabamo na Jeda ndetse n'abandi bari kudukomokaho. Ariko Imana, ku muntu wizera Imana ko ibaho kandi akemera ko ikora, akemera ko atari bayari, akemera ko Imana yacu yumva, akemera ko Imana yacu ibona, dukwiye guca urubanza. Dukwiye guca urubanza. Iyo uciye urubanza ukavuga ati bariya abantu bazamara amezi 3, Imana ifite kuba 10.
nta nubwo ari n'igihe ahubwo ntabwo ari bo batubwira imyaka tugomba kubaho. Imana niyo yateganyije mu mugambi wayo. Impita mbibona nk'aho isi bikuba irabyumvira. Bishobora no kutabaho atari uko babivuze, ariko byari kugomba kuba, cyangwa kubera ingaruka z'icyaha, ariko it's not ibyo Imana yagambiriye, nta na hamwe bihuriye nabo. Topic yanjye ndashingira kuri ibyo bintu. Mbere na mbere Imana niyo yaduhuje nawe. Havuzwe byinshi, abanditse nabo iyo baba baza kuba bahari bari ko baranditse byinshi, ariko icyo nemeranya n'Imana nuko kubana hagati yanjye nawe byari ku mugambi w'Imana. That's true. Byari ku mugambi w'Imana kuko hari ibimenyetso byinshi bigaragaza. Niyo mpamvu tudakwiye gucira abantu imanza, cyangwa se ngo tubagenera igihe, cyangwa se tubabwire ngo, cyangwa se tubatega iminsi. Ijambo gutega iminsi urabizi? Kwa kundi bavuga ngo nta hantu azagera. Ibyo bintu by the way ni bibi cyane, urumva, gutega iminsi. Ariko Imana yacu iyo wayikoreye ihemba neza, ntiyambura, nta nubwo ijya inakwambura. Iyo yaguhembye iraguhemba, ahemba neza ntiyambura. Imana yarakumpembye. Imana yarakumpembye. I'm so emotional. Banza wumve, yewe Imana yarakumpembye. Yarebye ubuzima MD nagombaga kuba ndimo, cyangwa se ubuzima nagombaga kujyamo, yaravuga ngo ntabwo ukwiye kuba uri hariya. Urabona twabanye muri COVID, ibintu bidafite ishusho, umurenge witabirwa n'abantu 7. Ibyo byaje nyuma, kuko twateguye gukora umurenge, nta wundi muntu ugomba kwinjira. Actually ntabwo byari byemewe no gukora umurenge. Yego, nta nubwo umurenge wari uhari. Hari benshi babanye muri ubwo buryo, ariko kugira ngo Imana ibihamye, ifungura umurenge byibuza mu rwego rw'isi, cyangwa se mu bifatika by'isi. Isezerano ry'Imana niryo ribanza, Imana ikabyemera. Ibindi ni ukugira ngo ab'isi, abo tubana nabo, tugendana nabo kubw'amategeko, ibintu bigaragara. Niyo mpamvu umurenge ugombaga kubaho. So ndashima Imana yuko yakumva. Kuba rero nje muri kamera, ubundi topic yanjye ni kugushimira. Gushima Imana, gushimira wowe, gushimira wowe kuba waranyemeye. Kuba waranyemeye ukangwanirisha tukemera ko tubana. This is serious. Njyewe nje kugushimira. In the front, you can tell me without a camera though. Imana yo yabikoze mbere yuko ngiye mbitekereza. Irangije ibigucishamo kugira ngo intabare. Ngire umugabo, ngire umuntu w'igitangaza, ufite abana 2 beza pe. Ntabwo ibi bintu byabaye kubw'umugambi wanjye, kubw'ubushake. Abayisiraheli bageze ku nyanja itukura, ngo babonye ko nta nzira, ariko Imana ibwira Mose nicyo ufite mu ntoki. Mose aravuga ngo niba atikoze mu nyanja, inzira iraboneka. Abayisiraheli ngo baciye ku nyanja nko ku butaka. Rero natwe twabonaga ko bidashoboka, ko bitazakunda. Abantu bavuga byinshi, bimwe turabyumva, ibindi Imana yabidukinga, ariko Imana irabikora. So icyo ngushimira ni uko muri iyo situation, ibyo byose byabaye, wemeye kuba nakwitwa umugabo. Ngo nemeye kuba
wowe wemeye ko nakwitwa umugabo, Okay. kuko umuntu yitwa umugabo iyo afite umugore, ntabwo umuntu yitwa umugabo adafite umugore. bibaho se? Aya. So rero njye ndagushimira kubw'urukundo wampaye, ukemera kwitwa mama w'abana banjye babiri. Uriko numvise mu rugendo twagendanye kuva 2020, ndizera yuko abantu baduciriye imanza bavuga ngo nta n'amezi atatu azashira. Ndetse ku mavideo ya mbere twagiye dukora, twashiraga video hanze abantu bakatubwira ngo ibyo nibyo muri gukora, Ijuru ntago urugo ntago ari ijuru, ngo ibyo ngibyo muri gukora ngo ni ibyejo bundi bikaba birarangiye. Ariko ndashima Imana yuko rwubakiye ku Mana, rwubakiye ku musingi ari Yesu Kristo. Jewe mu gitondo narimo ndasenga ngeze mu kazi, ahantu nkorera, ntabwo nari ngiye mu kazi, nari ngiye gutegura ibintu kugira ngo nzakore ejo. Imana irambwira ngo ni wowe kuba mbigukorera nuko nitwa Imana. Rero ugomba kumpamya yuko nkora, kuko ndi Imana yumva, ndi Imana ireba, ndi Imana ikora, ntabwo ndi bayani. Maze iminsi numva ku buhanuzi bwa Eliya n'abahanuzi ba Bayali, ni ijambo ryagiye rinyubaka cyane ko Imana yacu yumva, kandi Imana yacu igakorera ku gihe. Ni nayo mpamvu nusenga uzizere kuri kubwira Imana yumva. Ariko n'imagine kuri kubwira Imana itumva, gusa yo ngo ntabwo igireba amarangamutima yacu, yo ikora ku bumana bwayo, yo ireba impamvu wayisenze. Urumva? Ireba amarangamutima yacu, amarangamutima kubera ko twebwe turifuza, ariko yo ntabwo yifuza, yo ikora ku bumana. Byo ushobora kuvuga ati ngo cyacu ndagishaka kubera ko amarangamutima yanjye, Imana ntabwo ireba ko njye yo kiri. Ariko ibibaho byose kubwira Imana. So rero impamvu ngiye naje kuri kamera uyu munsi wa none, ni mu buryo bwo gushimira ko wemeye ko nitwa umugabo, kandi ndagukunda. Urumva? Ndagukunda. Urukundo nkunda ntabwo ari uruntu rwo gushakisha, mbona ari urukundo rufite intego. Urumva? Ni nayo mpamvu ngiye naje kuri kamera, kugira ngo atari kuvuga ngo nyemere, ahubwo nkubwire ikiri ku mutima wanjye. Come closer. Igihe wagombye kubimbwira umobe, byatuma utavuga. Guhobera, ushaka kuguhobera, ariko ntabwo ariyo sayini ya mbere igaragaza ko ubwiye umuntu ukuri. Njyewe ndi kumva nagize isoni. I need something to hold. Nkeneye ikintu cyo guhobera, like basi nyuma y'igipupe nkaba ameze gutya. Njyewe rero ndagushimira cyane ko wemeye ko nitwa umugabo, kandi ukemera kwitwa umugore wanjye, kandi ukampa urukundo. Hari amajwi menshi cyane wacecekesheje, hari byinshi cyane wirengagije, hari umwuka w'Imana wumviye. Ni nayo mpamvu numva yuko nanjye nzagukunda, kubera ko abana babiri tumaze kubyara, abana beza cyane. Nanjye nkakubera mwiza, intego yo gufashanya tukayikomeza, tugahindura iyi si. Hari ibintu byinshi abantu bishyizemo, dukwiye kuba twavugisha ukuri, tugakunda abo Imana yaduhaye, tugakunda abo Imana yemeye ko tubana, kuko hari benshi bagiye, hari benshi baciyeho, ariko ireme riravuga ngo wowe ugomba kubana na Jose. Abavuga amezi 3, Imana ikabikuba ikaba imyaka 6. Abavuga ngo reka umwana avuke, birarangira hakaza uwa kabiri, ariko iyo Mana ngo ntavuke, abaza bakavuga ngo ntavuke. Satani agira ibintu byinshi cyane ateza, ariko Imana igakora ibitangaza. So njye ndashimira Imana ko yakumpaye. Ni Imana ikomeye cyane. Ni nayo mpamvu umutima wanjye numva ko ngomba kukubwira ngo warakoze, kwemera ko ndi abo umugabo,
nkongera ngashimira ababyeyi bawe bemeye gushyigikira umugambi w'Imana, kuko ababyeyi nabo ni urufunguzo rwo gutuma umwana wabo amererwa neza cyangwa se agenda akamererwa neza. Kuba barabyemeye bakavuga ngo uwo tuguhaye turamubonamo kuzakwitaho. Ndabashimira cyane kuba baragize iyerekwa kandi abantu bakureba kuri kamera no kuri, uri umugore mwiza ugira urukundo, uri umugore ntabwo umufasha, uri byinshi. You make me cry. Iyo basi ubwira ko ugiye kubwira nkazana na noze na handkerchief. Urumva uri umugore w'igitanga. Ntabwo ari ibyo wagombaga gukora. So ntabwo ibi bivuga, ntabwo ndi kubivuga kubera kamera, ndi kubivuga nta nubwo nabiteguye, biri kuva ku mutima wanjye. Yeah, but you know I'm emotional. Ntabwo ngomba kurira kuri kamera. Kurira ntabwo ari ikibazo, so ujye uvuga ngo mureke barire. Yeah, but not you. Baby, ufite ababyeyi beza. Ufite ababyeyi ndabagushimira cyane. Ufite ababyeyi beza, ufite ababyeyi bafite urukundo, ufite ababyeyi b'umugisha, ufite ababyeyi badasanzwe. So kuba rero barabyemeye ko tubana kuri Imana ihabwa icyubahiro. So reka ndekera aha rero guys. Uyu munsi nari mfite gahunda yo gushimira my baby, JD family, Abantu turiranye ni bande? abantu badukurikira. Oh my God. Byinshi tuzabagezaho, ubuhamya bwinshi, ubuhamya bw'umwana wa mbere, ubuhamya bw'umwana wa kabiri. Hari igihe bavuga ngo umugamarira niyo umugabo ngo atemba ajya mu imbere ndani, ariko iyo asohotse ariko kuri mama wawe yitaba Imana ntabwo warize ko ubwa mbere mubonye amarira yawe? Oya, nararize, ahubwo ni uko ntari nashwanyuka, nkeneye gushwanyuka, mfite ahantu abitse. Ujya uyumva? Ndabyumva kuko mama yagiye muri kumwe nawe, ariko ikibazo ntabwo birasohoka. Kuba ndi kumwe nawe na wowe, kuba ndi kumwe na wowe biramfasha cyane kuko hari ikindi kintu kimfasha. So guys, ni umugore mwiza cyane, ndamushimira, arankunda kandi yifuza ko iterambere ryanjye ryatera imbere. Yifuza ko natera imbere, yifuza ko nagira iterambere muri make. Ni kamera turi gukoreraho yayimpaye muri surprise yankoreye kuri BDR. Kanashimira na murumuna wawe microphone tubona tuvugiraho. By the way, abantu bo gushimira turi tubashimira kuko uburyo iyo umuntu aguhaye ikintu ukunda, sibyo, kandi kiri muri hobby, kiri mu umuntu w'ikintu wari ukeneye, kiri mu mugambi w'Imana, uwo muntu ukwiye kumushimira. aba ari ishurirwa afite, abanakubwira ngo komeza, ni nko gushyiramo inkwi zitatu mu ziko cyangwa kugura gaze nshyashya. So tubonereho tubabwire ubuze nyine ngo gusapotinga umuhamagaro wawe nubwo narize, ariko okay, finish fast. Ikindi ndashimira famille yawe, nayo ifite abantu benshi cyane basapotinga muri ino gahunda, ndetse no mu buzima bwo kudusengera. By the way, nakubwiye ngo ufite ababyeyi beza, ababyeyi bafite indangagaciro. Iyo ubundi simba mbonamo nk'ababyeyi bawe, ntabwo njye mbibonamo nk'ababyeyi bawe. Kuvuga ababyeyi mbese nibuka igihe twari tugiye kubana, ababyeyi banjye ni abantu bari prayerful. Baravuze ngo we need to confirmation from God, nyine Imana izatwemeze ikintu cyatuma kutwemera kuri mu ngaro wacu. Mama ajya gusenga, noneho umuntu aturuka hariya haruguru yagiye gusengera ahantu,
aramubwira ngo madangwe namubwire umwana wawe wa kabiri agiye gushaka kandi umuhungu bari gukundana niwe uwo nguwo ushaka kumushaka mumwemere niwe ngarekeraho ubwo buhamya tuzavuga okay tuzabivuga niwe uwo niwe Dawidi abantu badukurikiranaga yahiswemo n'Imana y'umugisha ikiganiro cyo gushimira umufasha wanjye umudamu wanjye ndakene yemeye ko nitwa umugabo kandi akemera yuko mbera w'abana mu magambo menshi yavuze mu batemeraga ko bishobora kuba imbere na mbere ikindi ndashimira Imana yuko impamvu nakomeje kuvuga my baby simvuge Imana cyane Imana ntabwo nabona ko nivuga nayo ngomba kuza ku munsi hari umunsi ngomba kuza hano navuga ko ibi byose byabaye kubera Imana umuhanuzi yarambwiye ngo MD hari ibintu bigiye kuba ndamupinga yuko twa turi kumwe turamupinga twembi sha ariko ibyo yavuze ntabwo hashize ibyumweru biraba rero abantu bavuga ngo kubana kwa MD na Jocelyn ni impanuka ntabwo ari impanuka ni nayo mpamvu ngomba kumushimira kuko ari mu bantu batumye umugambi w'Imana rero abantu batari bakora subscribe kuri JD Family iki nicyo gihe dufite byinshi cyane tugomba kubabwira tugiye gutangira kubaha ubuhamya bw'urugendo rwacu icyatumye tubana icyabiteye mbese ibyo abantu batekereza ko atari ko Imana itekereza that's our story actually like turi ishusho yo kuvuga ngo ubukristo abantu bafata ko ari ubukristo it's not true uburyo umwana ava muri 50-50 akabaho uko abantu bavuga ngo uyu ntago azabaho azagera uko umuntu ufite tatuwaje ashobora gukorera Imana kandi abantu bavuga ngo umuntu ufite tatuwaje uyu mubiri n'ubusuzabona ngo ahubwo twagakwiye kumvira umuntu wacu w'imbere iyo umuntu apfuye batazi n'icyo umuntu yagishiriyeho iyo umuntu apfuye igihe muri mukiriye we aba bareba ni icyakibiri muba muri kureba ariko umuntu yawe aba ari kumwumva iyo ni filime pe ntabwo ari filime ejo bundi nibwo umuaposo umaze imisigi w'ibyo iyo umuntu yapfuye hari umubiri umuvamo umubiri w'ubugingo n'ubugingo ubwo bugingo buba bukurikirana filime zose ntabwo umuntu ahita ajya aho agomba kubikora hari process ntabwo aba ari aho pe aba hari actually abantu bakoze accident bataragenda neza ntabwo nibo mutari mwamushingura abahari abari kure babiri really yes mutubwiye kuri comment ariko ntabwo afite uburenganzira bwo kuvuga ntabwo afite uburenganzira bwo gutanga comment kubyo wenda uyovuga uri ari kurira kandi ntabwo yankundaga ntabwo afite gutanga we abareba situation hari abari spirit so rero turashima Imana yuko ni Imana ikomeye Imana ishobora byose yitwa Rubasha yitwa niya yitangira ukaba n'iherezo abera hose icyarimwe reka dusoze ikiganiro cyanjye reka rero ntarasoza wenda ngiyeho gace gatoya uvuge kuga message yanjye message umpaye rero ndikumva nyine wagira ngo okay yarasanzwe bimbwira ko ankunda n'ibiki byose ariko ntabwo ari in front of the camera so byongeye kuba bishyashya kubera ko ntabwo nzi ko aricyo ugiye kuvuga nzi ko wenda ari ibiganiro bindi tugiye kuvuga ariko ntabwo ari ibyo kumbwira how you love me kuko love language ya papa Liam ntabwo ari kuvuga rero kuba ageze beyond his comfort zone nabivuga ko byabana kuba umbwiye nyine amagambo ukoresheje amagambo words of affirmation nka love language ni ibintu bikomeye kuri njye kuko ngenda nkunda umuntu umbwira amagambo nyine akambwira how you love me yego baby
just tell me how you love me, rimwe na rimwe nabikubwira ngubwira ariko mbwira mbona bari ikintu wambwira ariko akavuga it's no time, ntabwo ari cyo gihe, ariko ndagushimira kunkunda kandi nanjye I love you, ntabwo nanjye nzi ni Imana yabikoze pe, this is not who I was before, nyine ni transformation Imana ikora kuko nemvuye muri dufite explanation nyinshi anyway. Aha nari mvuye ntabwo nzi ko naza mu Rwanda nyine ngo mbe mu Rwanda Jose ko umva no, ariko Imana yakuyemo ibitekerezo byanjye wagira ngo bipfuye, avuga ngo uko ntekereza imigambi yanjye nuko ubana na MD, rero ntabwo ugomba gutaha ubibone bizaguruka bica amababa, ugomba gutaha ukajya gushaka umuhungu wanjye, ni wowe uzamushobora nawe ntuzagushobora. By the way, abantu basuzugura abahanuzi, oya ntimugabasuzugure, oya we ayi uzamwumve nwangiza urebe icecekere, ariko nuzana ibintu by'imitima yo kuzana kuvuga ngo dore ukuntu ameze ngo asa nabi, it's not true. Ubuhanuzi bwo narabutinye kiriya gihe, rero twakira ubuhanuzi ngo my baby, njye nkazajya mubwira ngo no wapi, nabwira akambwira ngo njyewe akambwira ngo umva ariko mada wakumvisha umva muko umva mbabarire rwose ndagiye ahubwo. Ibyo bintu rero, ibyo bintu umuhanuzi yavuze tuzabigarukaho tubivuge neza, tubirambure neza, ubundi mu mitima iriho Imana irakora, Imana irumva, Imana iravuga. So ikintu ndi kubabwira rero before wasohoze, abahanuzi ba Bayali mwabonye ukuntu byagiye, ngo baribagaguye n'imyishuri y'amaraso irameneka, ariko Bayali ntabwo yigeze yumva ngo yohereze umuriro, ariko Eliya fire preach baby, Eliya yasutsemo amazi aratembe, kugira ngo abantu batavuga ngo hari umuriro bashize munsi, mu gupima bari gupima imbaraga z'Imana, Imana ya nyayo. So iyo Mana ya Eliya niyo dusenga, Imana itegeka, Imana iyobora. Eliya yaravuze ngo umuriro fire manuka ribobo wagize gute, waraje uratwika kuraho urarigata. Iyo niyo Mana tugiye gukorera, Imana yumva. Murakoze cyane rero guys, murakoze cyane abantu badukurikirana, ni JD family, mukore subscribe, mwakoze cyane n'ukuri, mukore like, mukore na share kuri kino kiganiro ku bantu bari bucyumve, ikindi mudushigikire mu buryo bushoboka, ubundi natwe turaje tubaha ibintu baby basezera. Murakoze cyane. Ikindi dufite camp izaza, ni camp y'abana bafite imyaka 13 kugeza kuri 19, ni camp izaba ariko baby basobanure kuri iyo camp neza. Iyo camp rero ni y'abana bafite imyaka 13 kugeza kuri 19, ni y'abateens camp, yitwa Potter's Hand. Nibarebe ino poster iri hano. Yes, murebe iyi poster, muraza kuduha comment, ariko ni umva ababyeyi mufite abana bari mu biruhuko, bazaza mu biruhuko kuri 14 April gusoza ni icyo yes icyo kivuyemo kugeza kuri 16 April. Rero bazaba barara ahantu heza hitwa kuri Rabagirana Training Center. Actually bazajya bakora camp barara banarya neza, tubafashe neza, ariko camp igenewe kugira ngo abana bisobanukirwe abo bari bo muri Kristo Yesu. Barimo kurya neza no kurara. Kwinjira nangana. Kwinjira ni kwiyandikisha 40,000 ku mwana umwe, ariko iyo ufite abana barenze umwe gutanga 35, ariko niyo wa registerinze muri March rero ushyira 35,000. Abantu batazira bagirana ni Masaka, Gitaraga, Kabeza. Gitaraga Masaka nyine. Bahamagare kuri iyo nimero tuzabafasha. Ibabwira kibazo 07 8 3 3 10 3 9 4.